ejo bundi kwicara mpamagaye kuri telefone yanyandikiye kuri WhatsApp arambwira ngo arankunda amubwira ntereka reka babuse kunkunda nyiri hasi babonye numva gengeze mu bicu batangiye kuza bose nza kujyana hose tuzabanza ku mazi nkwereka umuhengero uhuruza abahanzi ndetse n'abahanga baturutse imihanda mu byiza nyabura tugere mu birunga tugere mu mashyamba nkwereka urusamagwe n'ingwe bitatu super manager wangujije bitanu byo kurya ngewe na makuru nushaka kumbwire nkwereke singiye message reka nze nkwereke message namworejeho amafaranga ibihumbi 5 byo kurya sibyo reka nze nyikwereke message nge nguriza Patrick kireka niba aya mazina ataraye yitwa Patrick Gakumba Patrick urumva iyi si message iyi si message sibyo noherejeho ibihumbi 5 Gakumba yo kurya Patrick kireka niba atari we super manager ni ikihe kintu kindi wigeze uyoboraho ikindi kintu nayoboye igikoni cya restaurant chef urabona bwa restaurant bwa make nayoboye igikoni cyayo kabisa bamwe bateka imvange ifiriti makaroni birayi bijumba n'umuceri byose n'ubugari bw'imyumbati naho ngaho bayoboye nari nyoboye abantu 4 my friend niyo mpamvu nshaka kubwira abantu bakurikiye iki kiganiro no yes Gap TV show God TV show my friend uyangane n'amashuri make nayo bari mu urumva narababwe nzakomeza mbibabwire ngenda rafata kaboy chata boy simplify kurikirana God TV show ubundi ubona ibiganiro byiza cyane umuntu utarakora subscribe ndagira ngo nsabe ngo kora subscribe ubundi twijyanire ndabizi muzabikunda yes rero ntababeshye ntabatindiye twaje dukurikiranye umuntu ariko ikintu kinyobeye ni ikintu ari gukora mubonye yandika sinzi ibintu ari kwandika ariko reka tumugereho bakunzi ba God TV show mubanze murebe ese uyu muntu ninde mbashije kubagereraho hano muri uyu mugano wiriwe wa mugabo uraho urinde ngende umunyamakuru boss ndo umunyamakuru wa God TV show ariko mwebwe mpaka n'umunwa murawutegera ibintu byose muratega kugira ngo mugenze none se ko ari cyo tuba tugira ngo abanyarwanda babashe kubona ibyamamare byabo ibyo baba barimo amakuru hubwo wa mugabo ariko nta gahunda nari mfitanye nawe ndabyumva nyine ariko ngusanze aha ngaha muri uyu mugano ubundi uri kwakora iki icyo ndi kuhakora ntabwo gishinzwe kumenya icyo ndi kuhakora sibyo cyahanzanye ntabwo gishinzwe sibyo n'abantu mwe niba mutamenye neza uyu ngo bamwita Byakunuka akina comedy ndetse n'umuvugizi w'abafana ba Rayon Sport muri rusange siko bimeze ntabwo ndi umuvugizi wabo gusa Rayon Sport ni ikipe mvugira ariko ubwo mwamugira ngo mumve nyine akari ku mutima w'umuntu cyangwa ibiri mu muntu atekereza my friend ngiye nari ndahangaha ndi kwitegurira ndi kwiyandikira comedy yanjye yitwa Byakunuka comedy ica kuri Igwe Media nose umuzungu mwari kumwe hubwo agiye he aka namwe muza nk'imvura y'amahindu wese si umuntu napiyoye mbona uri kumwe n'umuzungu ndabaterendeka nze nsange mukiri kumwe ariko ndabona ntaza ahantu arengeye uriya muzungu twari kumwe yitwa Gregoire ni umuzungu umfasha kwandika mbese umfasha umpamayide kuri Byakunuka comedy ica kuri Igwe Media nkuko nabivuze twarahangaha ariko my friend namwe mujye mugira akantu kari discipline ntabwo ari ngombwa ko kuba niba abantu bibereye ahantu barimo baganira cyangwa bafite icyo bari kungurana ibitekerezo ntabwo ari ngombwa ko namwe mugomba kubizamo ariko Byakununda ndabona byakubabaje basi byihanganire kuba nkugezeho muri ako kanya niki wanza reka ngufime buriya nicyo kikwemeza ndagufimye rega impamvu mwashikoye ndayizi nta yindi nuko mwamubona nyine umuntu ari ku cyangwa ibi byangwe none hari komisiyo iriho iri gushakira inyito iyi style iyi style zawe ikona wambaye tubuwa nubwo nanjye aritwo nambaye iyi style ntabwo irabonerwa inyito hari abahanga bari mu bushakashatsi kuri iyi style ariko wambaye amafaranga ngaye Byakunuka yasha nawe urabibona nyine wowe gereranya ubare yafose urwererane ijinisi akarakoste k'amawuwa wanigirije bimwe bikaze rega giye ndiniga amarinete yawe agura 100,000 ngaho agura 100,000 flat cap
bantu bibona nyine yo ni mu madolari ku myaka yanjye 40. akura umwe mu basaza bihagazeho muri no Afrika. My friend, umusaza ni wowe. Ese kuki abantu bose banga ko bitwa abasaza? Kare kwa musaza uba ku cyangwe nk'iki wamukura. Yes, yo ni byakunuka ukina comedy yitwa izina rye n'ubundi ni byakunuka comedy. Ariko ubu ngubu dusanze ngo ari kwandika n'ubundi comedy, ariko reka twiganirire. Byakunu abantu bakumenye cyane, ntago bakumenye muri byakunuka comedy gusa, bakumenye uri umuhanzi, bakumenye uvugira ikipe ya Rayon Sport. Ni byose ibyo. Jewe rero byakunuka ntabwo namenyekanye muri ibyo gusa, kuko kugira ngo ngiye menyekane narabiharaniye, narabigendeye ndabikambakambira nkubinda ebana, reba ahantu hose ni inkovu. Ariko izo nkovu ku mpamvu yo gushaka izina kabisa. Ubu ngubu izina urarifite? Izina kabisa. Urarifite? Ahubwo ejo bundi nzabona ati hona ka tatuwaje. Bimwe bikaze. Gute kwituza ku matuza. Uri gutekereza gushyiraho iyo tatuwaje Byakunu? Tatuwaje nashyiraho agatatuwaje ka YouTube cyangwa se ngashyiraho Igwe Media. Kuko Igwe Media ni umubyeyi. Igwe Media irakugaburira. Censa ahubwo. Wanda umusaza utanga censa waho. Ni ukuvuga ngo Igwe Media irakugaburira ubu ngubu ushaka wana kwijugunyaho kayi. Bana bimwe bikaze kabisa nakubitaho ka Igwe Media hano. Ese nk'amafaranga YouTube itanga ari amafaranga ubona vahe? Reka nkubweze ukuri, amafaranga YouTube itanga niba ava kwa shitani twese dupfa kurya ntawe uzi ngo yaturutse. Unese nk'ubu ntabwo wambaza ngo YouTube ikorera he, ngo mpakubwire. Twese tubona twasamye itugaburira, kandi nawe utunzwe n'umunwa, ariko YouTube ibigiramo uruhare kazi gatsindagira. Byakunuka rero twigarukire, wigeze hari utuntu tw'udutangazo ugira ngo mubyuke niyo nka tujye kureba ikipe yacu Gikundiro, biri mu marembera enye Gikundiro yanyu. Wangu Rayon Sport buriya ni nk'umuhanzi, nta muhanzi upfa, ni nako nta kipe ipfa. Rayon Sport ntishobora gupfa, nubwo mubona Rayon Sport imeze kuri, ahubwo ngiye mpora mbisubiramo mpora mbivuga, mu gihe cyose muzabona Rayon Sport igaragara nk'iri mu bibazo, nimushaka muzayitinye, kuko buriya Rayon Sport biriya mwita ibibazo niyo mizi yo kuzamukana ubukaka, ikazi hondagura ikubita mu bihorihori. Jewe nk'umufana inshingano yanjye ni ukuyoboka uyoboye ikipe, kuko nubundi aho udashoboye gusimbuka ukandagiramo, sibyo? Ubu tuvugana njyewe mfana Rayon Sport, si mfana Sadate cyangwa n'abandi bose. Mfana ikipe ya Rayon Sport, ntabwo nshinzwe kujya mu kujije, kuko ni nacyo kibazo gihari kugera kuri no saha, usanga na wa mufana wa Vuvuzera atangiye kujya mu mibare y'amafaranga, ngo Rayon Sport yinjiza ite, ngo amafaranga ngo bashoye menshi, ngo bahombye menshi. Twebwe nk'abafana ibyo ntabwo bitureba, icyacu no gushyigikira ekipe. Iyo tugiye kujya mu mibare y'amafaranga, nuko amafaranga akora, nuko agira gute, tuba tugiye kwivanga mu buzima butatureba. Ntekereza ko impamvu bajya mu mibare y'amafaranga ari ukubera ko nabo ubwabo bagira uruhare mu gutanga aya mafaranga. Bagira uruhare mu kuyatanga, ariko reka nkubaze ikintu kimwe. Hari umuntu wari wajya kubaza pasiteri ngo amaturo yakoresheje ute? Ntabwo bishoboka, ariko ibikorwa biragaragara. Ariko urusengero bagura amasima, intebe nshyashya ziraza, udututi, ibintu nk'ibi. Nubwo uri umunyamakuru, ariko hari ikibazo nshaka kukubaza. Imana urayemera? Ndayemera. Umukozi w'Imana abaho? Imana suwe yagira umukozi gute? Nakubajije. Hari abantu baza bakitwa ngo ndi umukozi w'Imana. Umuntu wiyita umukozi w'Imana ni icyo yikorera cyayinaniye. Ahubwo se ayihembe. Imana imuhembe. Ahubwo se njyewe umuntu ugeze kubimbwira ngo ndi umukozi w'Imana, ndamubaza ntese ufite nomero zayo za telefone unanye nzayisaba akazi? Ati reka da. None se Imana uyikorera iki? Imana muhuzwa n'iki, muhurira hehe? Imana uko ikunda umunyabyaha ni ndako ikunda uwita ngo si umunyabyaha, ariko nta n'umuntu utari umunyacyaha ubaho. Nta muntu n'umwe utari umunyacyaha ubaho. Baravuga ngo n'intungane bwira icumuye karindwi. Twigarukire, gira ubutumwa ungewe umpera abafana ba Rayon Sport bari kumva ko kuko ibyo Sadate yakoze atari byo. Abafana ba Rayon Sport rero ikintu kimwe nababwira, nibafata imbaraga tuzihurize hamwe, twere kujya mu bintu bitatureba, sibyo? Niba uri umufana ukaba utashobora no kujya muri ensemble ya ekipe, ensemble y'abanyamuryango, sibyo? Mu ihuriro ry'abanyamuryango bamwe bafata ibyemezo, we mufana ujya kuri stade wambaye jezi,
wambaye jezi wowe urajya mu mibare yo kujija umuyobozi wa Rayon Sport cyangwa se umuntu uyoboye ikipe urajya mu mibare yo kumujija nkandi wowe urindi sibyo niba umuntu ari aho ngaho ayoboye ikipe mureka ayobore sibyo ejo ni ikibuga cyangwa se ikibuga cyo ntabwo kibeshya ikibuga kivugisha ukuri kugera kuri no saha Sadate nayobora bikamunanira tukabona mu kibuga rezilita zabuze nawe azibwiriza agende azibwiriza agende ariko ngiye nka byakunuka ntabwo ndo kujya guhagarara hariya ngiye gutuka umuntu cyangwa kwirukana umuntu ibyo ntabwo bindeba. Mperutse gukorana televiziyo n'umugabo umwe hano muri kino gihugu wamenyekanye cyane witwa super manager avuga ko afite amafaranga miliyoni 100 niba ari 100 agiye kumena muri Rayon Sport akaba umuyobozi wa Rayon Sport. Icyo kintu ku mutima wawe byumvishe mu mutwe wawe nka super manager kubivuga wewe ubyakira super manager wangujije bitanu byo kurya ngewe na makuru nushaka kumbwire nkwereke singi message reka nze nkwereke message namworejeho amafaranga 5,000 byo kurya sibyo reka nze nyikwereke message nge nguriza Patrick kireka niba aya amazina ataraye yitwa Patrick Gakumba Patrick urumva iyi si message iyi si message sibyo noherejeho Patrick 5,000 Gakumba yo kurya Patrick kireka niba atari we super manager none se umuntu ukiri ku rwego rwo kuguza 5 byo kurya by'umuntu wayakwe kuri YouTube ari ku rwego gute urwo rwego rwo kuyobora Rayon Sport yarukura he byibuze umuntu wakabaye yarobora Rayon Sport ni ngiye uri ku cyangwe kuko icyangwe kigira icyo kigaragaza ese ubu ngubu none abaguhaye Rayon Sport ngo yiyobore wayiyobora my friend nayibyimba kabisa kuko reka nkubwire kugera kuri no saha abitwa ngo barayiyoboye n'abayiyobora uyu ubungubu icyo bayiteje ni ibibazo none se ngiye kuyobora ikipe nkayishyira mu bibazo byananira hari ukuntu umuntu arahira akavanga ngo ikipe nzayigeza kure hashoboka ariko n'ibyo bibazo bari kure hashoboka hashobora kuba ari heza cyangwa habi hagera kure na heza hagera kure so niyo mpamvu umuntu uyoboye ikipe kuba yayigeza hasi habi cyangwa hejuru heza birashoboka ariko ngiye ntabwo njya kujije umuntu rwose ariko ubu wowe Rayon Sport wayibyimba ukayibyimba Rayon Sport nayiyobora rwose nayiyobora mu bukene bwanjye kuko ndi umwe mu basitari bakennye ariko badakennye mu mutwe nkennye mu mufuka ariko ntabwo nkennye mu mutwe ni iki kihe kindi uretse Rayon Sport wayobora ni ikihe kintu kindi wigeze uyoboraho ikindi kintu nayoboye igikoni cya restaurant chef urabona bwa restaurant bwa make nayoboye igikoni cyayo kabisa bamwe bateka imvange ifiriti makaroni ibirayi bijumba n'umuceri byose n'ubugari bw'imyumbati naho ngaho bayoboye nari nyoboye abantu 4 urumva nawe umuyobozi ukaze byakunuka twigarukire kuri komedi yawe ari none ahangira ngo dukomerezeho byakunuka komedi yawe gutwara igihe kingana gute dore ko ari nawe wiyandikira my friend niyo mpamvu nshaka kubwira abantu bakurikiye iki kiganiro yes Gap TV show God TV show my friend uyangane n'amashuri make nayo bari mu urumva niyo mpamvu nshaka kubwira abantu ntuzigere nari mujya kujija ngo runaka ngo yasohoye ngo video mbi my friend niba naje ahangaha nabwiriwe naburaye nabubyutse kugira ngo nzabashe kubona igihangano kizima nshyira ahantu hagaragara my friend ntuzya kunjija niduhura nzakumena ubundi baba ngo umuntu yaburaye n'ubucya abaraye n'ubusa n'ubusa my friend kubwirirwa kuburara kububyuka iyo wabwiriwe wanabwurara wanabubyuka ese nk'iyo umuntu bamubwiye ngo bwakeye aba ari ubuki bamubaje bwakeye cyangwa se bakaba ngo burije aba ari ubuki bwije ubwo ni ubutungo bwo mu rugo ni ubutungo bwo mu rugo nyine uretse wabaza ikintu kidahari bwakeye ubwo ni ubutungo bwo mu rugo ubaye se bukwiriyeho mu nzira aba ari ubuki bukwiriye ni bwa buhanzi budashinga nibwo buba bukwiriyeho bwa buhanzi budashinga buba bukwiriye mwumvishe rero uyu mugabo ni umuhanzi wa mbere muri iki gihugu kubera ko mvuze kwira ahita yumva ni ukwirya ngo ni ubuhanzi bukizamuka bumwe bukizamuka bukijwajwata cyangwa bumwe bugira bifu ni igiki kijya cyo kuvuna muri kariyeri yawe yakomeye ikintu kimvuna ni ugutekereza
kuko iyo namaze gukubita igitekerezo nagishyize hariya ibindi byose byijyanamo. gutekereza gake gashoboka. Niyo mpamvu ubona mba nisunze umuzungu nk'uriya tukicara tukandika. Kuko burya nabo bafite ukuntu bagira ibitekerezo biba byagutsemo. Gutekereza nicyo kintu kikugora muri kariyeri yawe. Noneho nirya kingora ni ukurya kuko ndya cyane inyama, nkunda inyama. urya nk'ibiro bingahe byakomeye? Ibiro by'iki? By'inyama sizuvuze urya. Iyo ari akabenzi ni igikiro kimwe. Iyo ari inyama z'inka ni inusu. Iyo ari inyama z'inka ariko urambona cyangwe ndabona ufite po nziza bya uruhu barwita uruhu. Uruhu. Iyo ari inyama z'inkoko. Iyo ari inyama z'inkoko ejo bundi kwinica yarampamagaye kuri telefone, yanyandikiye kuri WhatsApp arambwira ngo arankunda. Amubwira ntereka reka babuze kunkunda nkiri hasi, babonye numva ngengeze mu bicu batangiye kuza bose. Kwinica ndamwemera ndamufana ariko ntabwo ari ku rwego rwo kunkunda. Ni nkandi uri ku rwego rwo kugukunda. Hanze kazi se sha nza bareba icyangwa uriho banze bereke ubundi ni maniga kurabaga byakunuka maniga yola. Yola iyo mvuze ngo yola bose baba babimenye. None ngo nuhe muhanzi ubona uri kuri type ntakubeshya umuhanzi nkunda wawo ndeba kabisa nkumva ni kwinica. Afite ibintu by'ibyiso hariya bimwe bituritse. Nishura mukunda bimwe bikaze. None se ko warumbwiye ko yakwandikiye yarakwandikiye ariko wabuze uburyo ubimubwira aho? Nakanya ntarabona. Ndacyari muri gahunda. Ndacyari muri gahunda yo gutanga ibishimisha abanyarwanda. Nezezwa niyo nshyize video kuri YouTube mu minsi 2 byubuze nka mfite ibihumbi 15 byaba views. Reka hari utubazo nkunda kwibariza abantu tujya tuganira. Ari ikiro cy'ipamba n'ikiro cy'amabuye ni ikihe cyinshi? Ikiro cy'ipamba n'ikiro cy'amabuye ni ikihe cyinshi? Haremere ibireme ni ikihe cyinshi? Haremereye byakunuka comedy. Hagati y'ipamba n'amabuye hakomeye byakunuka comedy. Kiremereye. Kiremereye. Haremereye byakunuka comedy. Umuntu agwitishijemo views undi akakubwira ngo ngo mfite amake undi mfite ama views, ibyo bintu wabitandukanye? Ke niki? Banzu nsobanurire ke sinzi cyari cyo. My friend, nje nakubwiye ngo ndi umwe mu bastari mu Rwanda bafite amashuri make. Umunsi ne babwiye mwese muzagwa kwitaka. Bafite amashuri make ariko bafite umunwa nanone waryubatse. Yakunu umaze kugera mu bihugu bingahe kuva aba? Byo webe mbaza. Twikomereze. Wowe mbaza ikikugenza ibyo bindi bireka. Nabyo bifite amatsiko. Abanyarwanda bafite amatsiko. No nakubwiye ngo ndi umwe mu bantu bafite amashuri make bageze mu ndege inshuro nyinshi. Uvaho jya? Mva ku isi njya ku yindi si. Uba watembereye amasi. Bimwe bikaze. Yola. Ase byakuno wankubisa kapera. Nkubita kapera. Ku ndirimbo banditse wenda. Nurangiye tumubite na freestyle. Washimashimye epfo baguha kameme wa mukobwa wo kwa Angelina yanduye kera. Warananutse cyane umeze nk'urwa ya mibe nguheruka kera ukiri muto utazi gutereta. Warakuze nkubwire warabyimbye ubyumve. Washimashimye epfo baguha kameme wa mukobwa wo kwa Angelina yanduye kera. Come on. Wow, yes. Ibi bintu mubona muzabishora. Uwo nibyakunuka rero wa unono wadukwita freestyle za none aha ukuntu wambaye ibyango byawe. Bon. Ukuntu nambaye ku byangwe kuri freestyle rap. Uyu mupira mubona nawambitswe na Papa Chondi. Iyi panaro mubona nayambitswe na Cyugu. Akaba wa muraperi umwe kandi ukora ibintu byo kwambika abantu. Eba ni yikecu ubona amata meza nayambitswe na Baba. Come on. Ase byakuno nk'iyuhuye n'abafana bawe ubwo nabishimye bingana iki? Mbo
ikintu kimbwira ko abafana banjye bishimye bose turahora nkumva imikondo yabiri gusona bimwe bikaze imikondo iri gusona abari amaromba ariko gusa ariko nkunda abafana banjye my friend wowe wabashije gukora subscribe kuri Igwe Media ukagenda ukampa views my friend umeze nk'umuntu wangabiye inka ndakwemera nanjye nguhaye inka wowe wamaye views ukampa subscribe kuri Igwe Media ukaza ebana ukamfollowinga kuri Instagram akwitwa gute kuri Instagram? Kuri Instagram ne byakunuka nawe nguhaye inka nubona akanya uzaziyijyana ariko inkuma je gutanga ubuwaziba ndakubwira wowe wamaye wamfollowinze kuri Instagram ukama views kuri byakunuka comedy nkugabiye inka numara kuruhuka uzaziyijyana ubwo kuruhuka uvuze ni gute? we niyumva gusatana ni wazaza yijyana ariko umuntu ujana ni we nanjye ndamubona ndamubwira ati igenda ubanza uruhuka ntago byafama ntago byafama. Yes, uyu ni byakunuka yari ari kuganira natwe kuri Ga TV show. Ndagira ngo mbabwire ngo utarakora subscribe mbarukore subscribe kugira ngo ubashe guseka mu byishimo byinshi cyane n'uyu mugabo wacu byakunuka comedy. Ahubwo ikintu nshaka kukubaza cyangwa ndakibaza uriya mukameramani nubwo watavuga ngo yubatse ijisho kera abakameramani ko bakameraga bakafotora bateye ivi hasi none ubu ngujye kubona ikintu cy'igisore my friend giteye ivi gutya ngo kirimo kirambika umukobwa umuringa my friend biriya nukurindagira ku bwonko nawe ibintu byo gutera ivi wibimbwira gutera ivi biriya ni nko gutera umwaku nubona umuntu ari gutera ivi uzamenye ko ari gutera umwaku kuko niho hava za uzasanga reka nkubwiza ukuri abantu benshi bateye amavi ntibabanye nabo batereye amavi biriya babyita gutera umwaku mukobwa uzirinda umuntu uzaza kugutera ivi ruhande azabajeho gutera umwaku je byakunuka ndabivuze kandi bivuze rakaye mbivuze ndakaye cyane noneho n'igisore nzongera gusanga kiri gutera ivi nzahita nyimena umutwe igisore nzongera gusanga kiri gutera ivi nzahita mumanyu. Abavuga se ko ivi ari ryo gutererwa Imana atari ryo gutererwa abakobwa ubundi amavi yose azapfukamira umwami none se ugiye gufata wa mukobwa umuhinduye Imana dupfukamira koko dupfukamira Imana urumva tureke gupfukamira umuntu. Urakoze cyane byakunuka. Gira ikintu ubwira abakunzi ba ikintu nabwira abakunzi ba byakunuka uvanyemo ariko abatera amavi kuko bari abatera amavi ntibazigere banankurikira umuntu wese utera ivi ntazigere anzira kuri Instagram ntazigere anzira kuri channel yanjye ya YouTube umuntu wese utera ivi ajya gutera umwaka umukobwa biraba ari kubatera umwaka ntazanzire kuri channel yanjye. Bafana banjye nimuze kuri Instagram byakunuka natuyita ni byakunuka ahantu hose ni byakunuka urumva jya kuri Igwe Media ukurikirane byakunuka comedy ubundi ushimisha amaso yawe noneho nukurikira byakunuka comedy kuri Igwe Media ntuzigera unasonza. Gira akantu barangeza kadaje yola sawa turi kumwe cyane bakunzi ba Ga TV show turabakunda cyane nakagaruka nza kujyana hose tuzabanza ku mazi nkwereka umuhengero uhuruza abahanzi ndetse n'abahanga baturutse imihanda mu byiza nyabura tugere mu birunga tugere mu mashyamba nkwereka urusamagwe n'ingwe bitatu cuma urakoze ariko ibintu mubona muzabishobora Kat. Twese turamukana imigambi mishya gusa ibi ntibibuza indwara kutwibasira ariko ibi ntibigutera impungenge kuko igisubizo cy'indwara zitandukanye kiboneka mu ivuriro Irakiza Natural Medicine Center Limited. Iri ni ivuriro mwari mumenyereye mu karere ka Rubavu ubu munarisanga mu mujyi wa Kigali ku Gisozi haruguru y'urusengero rw'Abadivantiste. Wajya kugira ikibazo cy'indwara nk'umutima igifu se indwara nka diabetes ni byiza ko muri telefone yawe hataburamo nimero y'ivuriro ya 0783 41 85 64